muzajya mwuzanya hose nta na hamwe mutangiriwe gukora n'icyo gitsina wagikoraho ntacyo bitwaye hagati aho ngaho muri kugira gute muri gutegurana ntabwo mugomba gupfa kubikora gusa byonyine ngo mwirangirize no mugomba gutegura kugira imibonano mpuzabitsina yanyu iryohe ugomba kugira gute n'umugabo wawe nawe ugomba kumutegura hariho akantu umugabo wanjye akunda gukoresha yangarege kubivuga ariko nubwo uri buze kurangiza ntabwo uri buze kurangiza kubera ko waryohewe ni kubera ko wumva nyine ugomba kubikora ufitiye irari n'iki byose ariko ubundi imibonano mpuzabitsina yagombaga gutegurwa iyo umugore avuye mu rugo yakoze imibonano mpuzabitsina ndagira nkubwire ngo 90% mu byumve ko 90% mu bantu mvugana nabo bari gupfa kino kintu bari gupfa imibonano mpuzabitsina ariyo mpamvu nkunda kubwira abagore n'abagabo nubona uwo mwashakanye yatangiye kujya hanze ndagusabye utangire uhamagara Imana wirukana imyuka mibi y'abapfumu n'abarozi wirukana imyuka mibi ya zakarande wirukana imyuka mibi iyo bintu byose aba yazanye ziba ari ibintu bitandukanye DNA zitandukanye aba yazanye mu rugo rwanyu hanyuma usaba Imana ikwereke iguhereza inzira kugira ngo umenye ko ugomba gushimisha umugore wawe cyangwa umugabo wawe reka mbabwire ikintu mw'abagabo mwe abagore uko bateye imibonano mpuzabitsina kugira ngo iryohe biva mu mutwe bikava mu mutima bikava mu mubiri iyo umugore yishimye mu mutwe byose birikora hagati mu munsi ugashaka agatima kavuga ati sheri ndagukumbuye ndagukunda cyane uri umugore w'igitangaza reka nkubwire ikintu wa mugabo uguze ikintu uri gukora muri uwo mugore uri kumukurura amarangamutima uri kuyakurura ku buryo muraza kuza kugera kuri wa mwanya rya joro mwifuza kwisanzura kugira ngo imibonano mpuzabitsina yanyu iryohe deje umugore yamaze kukwiyumvamo sibyo hari irindi banga ngiye kubibira mw'abagabo mwe byuka mu gitondo uhereze kabiza umugore wawe umubwire waramutseho neza mugore wanjye wa mugore we gerageza gusa neza imbere y'umugabo wawe gerageza kumenya akenda ugomba kwambara imbere y'umugabo wawe niba uri mu rugo va mu bitenge ambara akajipo kamini cyangwa wambare nubwo kwambara ijipo ndende ariko y'utubara tuvuge wenda umutuku cyangwa umweru n'iki byose bya bindi y'amabara apika cyangwa gakanzu ku buryo umugabo wawe ari buze kukwishimira none muri cyagiye ugiye kwakira umugabo wawe agiye kwinjira kumufungurira ukamuhobera warangiza ukamuhereza bizu ukamukorakora hano murakaza neza muryango muhire murakaza neza Chantal Akiza TV murakaza neza muri Sanga. Hello amakuru yanyu nizere ko meze neza nanjye meze neza ndashima Imana nkuko bisanzwe ni Chantal Hakiza mama w'abana batatu ndi mariye ntuye muri Amerika niho Imana iturindenge n'umuryango wanjye rero wa gatandatu mwiza Imana ikomeze kubana namwe nizere ko meze neza mwebwe n'imiryango yanyu ndabifuriza ingo nziza abasore n'inkumi bifuza kurushinga ndabifuriza babandi Imana yabageneye Imana ibahereze anytime soon so hanyuma rero tugiye kuganira umunsi wa none ndashaka kuganira n'abantu bubatse wowe wubatse wa mugabo wubatse wa mugore wubatse karibu tuganire hari ibyo Imana yashyize ku mutima wanjye numva naganira nawe bikaba byakubakira urugo rwawe so rero ku munsi wo ku gatandatu muri groupe nyoboye mfite amagroupe nyoboye nawe wifuza kuyajyamo wandike muri commentaire uvuga iyo ushaka kujyamo hanyuma turaza kugushyiramo muri groupe dufite groupe yabifuza kurushinga abasore n'inkumi twifite groupe yabubatse no kuvuga ko baravanze n'abagore n'abagabo bose bubatse hanyuma tukagira groupe yabifuza amahirwe ya kabiri ayo magroupe yose ndi kubabwira na amagroupe ayo magroupe yose ndi kubabwira nkuko nabibabwiraga na amagroupe ya WhatsApp
so rero karibu winjire muri groupe, karibu dusangire muri groupe. Wowe wandike muri commentaire uvuge ati ndashaka kugenda muri groupe, nta kibazo turaza kugushyira muri groupe wifuza kujyamo. Abantu bavuga ngo nimbashyire mu magroupe yombi, ntago bishoboka, ngomba kugushyira muri groupe imwe ugomba kwigamo ibijyanye n'ibyo wifuza. So rero noneho ku munsi wo kwa gatandatu abasore n'inkumi babiga uko bagomba gutwara imibiri yabo mu gihe bari mu rukundo, kandi nabihifuza amahirwe ya kabiri nabyo nibyo bintu biga. Ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo nze nganire n'abantu bubatse, umugabo uri kundeba, umugore uri kundeba muri uyu mwanya yubatse urugo. Hariho ibintu maze iminsi nganira n'abantu batandukanye, murabizi ko ari cyo kintu nkora, abantu maze iminsi nkosogutinga, ariko nasanze umubare munini, navuga ko 90% mu byumve ko 90% mu bantu mvugana nabo bari gupfa kino kintu, bari gupfa imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina ubundi ni ikintu, impamvu bitera ikibazo muri sosiyete yacu ni kubera ko ni ikintu bafashe bumva batagomba kukivuga. Kandi mu by'ukuri imibonano mpuzabitsina niyo yubaka urugo, ni go rufatiro rw'urugo. Iyi mibonano mpuzabitsina igenda nabi mu rugo, ibintu byose birazamba mu rugo, nta munezero uhari. Umugabo aratangira akajya hanze, umugore agatangira akajya hanze. Iyo mugiye hanze rero hari iyindi mwihangane gatoya, hariho umuntu yarababagaye yinjira muri video, ntago mbizi ko byagenze. Ngo nuko dukoresha amatelefone nuko bigenda, ntago ndaba boss ngo nkoreshe kamera, ariko Imana ndabizi ko izabikora kubera ko yakoze byinshi, nibisigaye izabikora. So hanyuma rero nari kubabwira ngo iyo umuntu agiye hanze azana indi myuka itandukanye, kubera ko ubahugize gute, wahuye n'abantu batandukanye bafite DNA zitandukanye. Nukuvuga ko izo DNA zose zikwinjiramo, zamara kukwinjiramo zikazana nawe, ukazihereza umugore wawe, ukazihereza umugabo wawe. Hagati aho ngaho niho ibintu byose bitangira bikazamba mu rugo rwanyu. Ariyo mpamvu nkunda kubwira abagore n'abagabo, nubona uwo mwashakanye yatangiye kujya hanze, ndagusabye utangire uhamagara Imana, wirukane imyuka mibi y'abapfumu n'abarozi, wirukane imyuka mibi ya zakarande, wirukane imyuka mibi. Iyo bintu byose aba yazanye ziba ari ibintu bitandukanye, DNA zitandukanye aba yazanye mu rugo rwanyu. Hanyuma usaba Imana ikwereke, iguhereza inzira kugira ngo umenye ko ugomba gushimisha umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Rero wa mugore ndi kugana nawe, wa mugabo ndi kugana nawe, nimubona mu rugo iwanyu byanze, imibonano mpuzabitsina ari ibintu bitari kugenda neza, nimwicare hasi mu biganire, buri wese abwira undi icyo mwumvaho, n'undi nawe abwira undi icyo mwumvaho, kugira ngo muze kuza kugira gute, guhuriramo hagati, buri muntu wese yishime mu byerekeye imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina iri gusenya ingo nyinshi cyane. Ariko naravuze ati byanze bikunze nzagereza uko ushoboye uko ariko kose imbaraga zanjye zose Imana yampaye, kugira ngo nigishe abantu bashakanye bareke kugenda hanze. Wa mugabo wereka nkubwira ikintu, kugira ngo uryamane n'umugore wawe, wishime n'umugore wawe. Hari abagabo bakunda kumbwira ngo madamu wanjye, ngo buriya ngo yakubwiye biriya, ngo buriya ngo hari ibintu atakoraga, ngo ntago yakoraga ibi ngibi, ngo ntago yakoraga ibi ngibi. Ese wowe wakoraga ibihe? Wa mugabo we wakoraga ibihe kugira ngo umugore wawe yishime? Ni gute wumva yuko umugore wawe ari buze kuguhereza umubiri we yishimye kandi wamubabaje? Reka mbabwire ikintu mw'abagabo mwe, abagore uko bateye, imibonano mpuzabitsina kugira ngo iryohe biva mu mutwe, bikava mu mutima, bikava mu mubiri. Iyo umugore yishimye mu mutwe byose birikora. N'icyo ugomba gukora ni iki? Tegura umugore wawe. Niyo washaka imibonano mpuzabitsina buri munsi, hari abagabo bakunda kumbwira ngo umugore wanjye yanga ko dukora imibonano mpuzabitsina buri munsi. Ese niba yanga yuko uko mukora imibonano mpuzabitsina buri munsi, ese wowe buri munsi ushaka uba wamuteguye?
niba ushaka imibonano mpuzabitsina ya buri munsi ugomba gutegura umugore wawe kugira ngo nawe agire gute abyitegure. Narababwiye ngo mwabagabo mwe, umugore ugomba guhera mu gitondo umutegura, umubwira amagambo meza, hagati mu munsi ukamwandikira, hagati mu munsi ugashaka akaririmbo kakamwoherereza, hagati mu munsi ugashaka utumesaje turyoshye ukatumwoherereza, hagati mu munsi ugashaka agatima kavuga ati sheri ndagukumbuye, ndagukunda cyane. Uri umugore w'igitangaza. Reka nkubwire ikintu wa mugabo, uguze ikintu uri gukora muri uwo mugore, uwo mugore uri kumukurura amarangamutima ye. Amarangamutima ye uri kuyakurura ku buryo uraza kuza kugera kuri wa mwanya rya joro mwifuza kwisanzura kugira ngo imibonano mpuzabitsina yanyu iryohe, deje umugore yamaze kukwiyumvamo. Sibyo? Hari irindi banga ngiye kubibira mwabagabo mwe, iyo umugore ananiwe ntago ashobora gukora imibonano mpuzabitsina neza. Iyo umugore ananiwe, amarangamutima aba yananiwe, mu mutwe aba yananiwe, umubiri we wananiwe. Rero iyo umugore yananiwe ntago ashobora gukora imibonano mpuzabitsina neza. Nunabona n'umugore wawe akwemereye ko mukora imibonano mpuzabitsina yananiwe cyane, umenye yuko ntago uri buze kuryoherwa, ahubwo wowe uraza kubikora wirangirize, that's it. Ariko nubwo uri buze kurangiza, ntago uri buze kurangiza kubera ko waryohewe, ni kubera ko wumva nyine ugomba kubikora ufitiye irari n'iki byose. Ariko ubundi imibonano mpuzabitsina yagombaga gutegurwa. Kugira ngo imibonano mpuzabitsina iryohe igomba gutegurwa. Mugabo rero iga gutegura umugore wawe. Niba ushaka ko umugore wawe mukora imibonano mpuzabitsina ikaza kuryoha, iga kumutegura. Guhera mu gitondo umubwira neza, byuka mu gitondo uhereze kabiza umugore wawe, umubwire waramutseho neza mugore wanjye, usa neza. Oh my goodness, ako kantu ukamuhereza karita kamuboostinga. Numubwira ngo urasa neza, ubyutse usa neza sheri, ukamuhereza kabizo, umenye yuko deja uri kuboostinga umugore wawe. Uri kugira gute? Uri kumuhereza umunezero uri butume akora imibonano mpuzabitsina biryoshye. Hariho akantu umuntu umugabo wanjye akunda gukoresha yangarije kubivuga, ajya avuga ngo blessing ya mu gitondo. Blessing no kuvuga ko umugisha wa mu gitondo. Umugabo utabona umugisha wa mu gitondo, umugore utabona umugisha wa mu gitondo, ababuze ikintu gikomeye cyane. Kubera ko iyo mubyutse ukamubwira amagambo meza, umugore nawe ahita agira gute, bita bitangira bikaza mu mubiri we, mugashobora no kuba mwakora imibonano mpuzabitsina muri icyo gitondo mubyutse. Kandi reka mbabwire ikintu, iyo umugore avuye mu rugo yakoze imibonano mpuzabitsina, ndagira nkubwire ngo abantu bari buze kumusanga mu biro bye baraba bafite amahirwe menshi cyane. Abanyeshuri yigisha, niba yigisha baraba bafite amahirwe akomeye cyane. Niba ari muri kampani kanaka akorana n'abantu, abantu baraba bakorana nabo baraba bafite amahirwe akomeye cyane, kubera ko arishimye, akanyamuneza. Burya umugore yakoze imibonano mpuzabitsina mu gitondo, umuntu wese aramureba akamwibwira. Ariko urabona wa mugore, ubundi umugore uhora udakora imibonano mpuzabitsina nta n'igihe na kimwe ajya aryoherwa n'imibonano mpuzabitsina, ahorana umushiha. Uzarebe bari abagore bakorana umushiha, ukamubwira iki gihe agushihura, akagenda ashihura buri muntu wari we wese, umenye yuko niba ari Mariya, umenye yuko imibonano mpuzabitsina ntago igenda neza. Rero bagabo mwe, kugira ngo abagore banyu badahorana imishiha, bahore babishimira, bahore babafata neza, ni ukubategura, kubabwira amagambo meza. Mu gihe ubonye akanya mufashe uturimo two mu rugo, sibyo? Hagati aho ngaho bigenda gute, gahoro gahoro bizageraho madamu wawe nawe akwiyumvemo, imibonano mpuzabitsina yanyu igende neza. Abagabo bafite ikibazo cyuko muri cya gihe batangira baba bari bashyushye cyane, mushyushye cyane, ariko noneho mukageraho noneho mugashatinga down. Ukumva yuko umugore wawe ari buze kugukorera imibonano mpuzabitsina ya buri munsi kandi utigeze umutegura. Impamvu umugore wawe yanga gukora imibonano mpuzabitsina buri munsi ni kubera ko ntago uba wamuteguye. Rero wa mugabo we, iga gutegura umugore wawe.
kuri uyu munsi wo kwa gatandatu nicyo kintu twigaho. We wandike muri commentaire, turagushyira muri ntuze muri magroupe yacu. Wowe ikibazo uzajya umbaza icyo aricyo cyose muri ntuze, kuko hari ibintu navuga hano kuri televiziyo, ariko mu gihe uri muri groupe ikibazo cyose wambaza kijyanye n'imibonano mpuzabitsina nzagusobanura wa mugabo we, kugira ngo wishimire umugore wawe. Nawe wa mugore uri kunyumva muri uyu mwanya, umugabo arategurwa. Nubwo muhora muvuga ngo abagabo ngo buri gihe ngo bihora byahagurutse, ngo ntago biri ngombwa ko tugomba kumutegura, ntago biri ngombwa ko tugomba kumubwira amagambo meza. No, n'umugabo nawe arabikunda ko bamubwira amagambo meza, ukamubwira ko ntari umugabo mwiza, ukamubwira ko ntashoboye, ko ntasa neza, yaberewe. Muri icyo gitondo ahamuhereze kahagi, muhobere. Ubundi nurangiza ukora imibonano mpuzabitsina nawe mu gitondo. Reka nkubwire ikintu, uyu mugabo wawe uzaba umushyizemo imbaraga zidasanzwe. Ahantu hose azajya agenda azaba ari gutekereza wo mu mutwe we, ariko bisaba yuko mubitegura. Ntabwo mugomba gupfa kubikora gusa byonyine ngo mwirangirize. No, mugomba gutegura kugira imibonano mpuzabitsina yanyu iryohe. Ugomba kugira gute n'umugabo wawe, nawe ugomba kumutegura, kumubwira amagambo meza, kumwakira neza mu rugo. Niba umugabo wavuye ku kazi cyangwa avuye hanze, mwakire neza mu rugo, mwubahe, kumuganiriza neza. Nawe arabikeneye, nabibabwiye. Abantu benshi bakunda kumbwira ngo abagabo ntago babikeneye. No, nabo birabaryohera, bituma kwishimira cyane kurushaho. Noneho ikindi kirushijeho, abagabo bakunda abagore basa neza. Wa mugore we gerageza gusa neza imbere y'umugabo wawe. Gerageza kumenya akenda ugomba kwambara imbere y'umugabo wawe. Niba uri mu rugo, va mu bitenge, ambara akajipo kamini, cyangwa wambare nubwo kwambara ijipo ndende ariko y'utubara, tuvuge wenda umutuku cyangwa umweru n'iki byose, bya bindi y'amabara apika, cyangwa gakanzu, ku buryo umugabo wawe ari buze kukwishimira. None muri cya gihe ugiye kwakira umugabo wawe agiye kwinjira, kumufungurira, ukamuhobera, warangiza ukamuhereza bizu, ukamukorakora hano, mukorakora hano mu izosi, biruhura umugabo. Umugabo yavuye ku kazi, iyo yananiwe biramuruhura. Hanyuma umuhe karibu yicare, nurangiza umukuremo inkweto, amasogisi, umuhereze kamambiri, ibirenge biruhuke, sibyo? Hanyuma nurangiza umubaze ati mutware wanjye wifuza iki cyo kunywa? Urabyumva? Icyo gihe kumutegura. Uzirinde kwakiriza umugabo wawe inzoga nubwo yaba yinywa. Uzabanza umwakiriza amazi cyangwa kaji. Hagati aho ngaho uri gutegura umugabo wawe. Muri icyo gihe ari kunywa ayo mazi cyangwa ari kunywa kaji, mufukama imbere cyangwa umwicara uruhande. Niba ari wa mugabo ukunda kwicara muri ya ntebe y'abagabo, cyangwa niba yicaye mu ntebe isanzwe, mwicara uruhande. Utangire umukorakore mu mugongo, mu bitugu. Sheri, umunsi wagenze gute? Akazi kagenze neza? Ese nta kibazo wagize? Hagati aho ngaho uri gukurura umugabo wawe amarangamutima y'uri kuyakurura. Namara kuruhuka, hanyuma noneho umugaburire kandi ugize gute? Umusangira. Nubwo waba wariye, gerageza kurya dukeya cyane ku buryo uri buze kugira gute? Gufata nawe ikiyiko ugasangira nawe, cyangwa ikanya ugasangira nawe, mugatamikana. Hagati aho ngaho nawe uri gutegura umugabo wawe. Hanyuma noneho mwese hamwe, yawe umugore n'umugabo, reka mbigisha kino kintu. Kujya muri dushe muri kumwe. Umugabo umugore uri kunyumva muri uyu mwanya, reka mbabwire ikintu. Iyi dushe muzayivamo deja gahunda byatangiye gukunda. Ndagira nkubwire ngo muzagenda kuza kugera muri cya gitanda cyanyu mugomba kuzakorera iyo mibonano mpuzabitsina deja mwese mwakumuriro. Mujye mugerageza mwogane, sibyo? Niba umugabo atashye, mumaze gufungura mwese, mumaze kureba televiziyo, mumaze kuruhuka mu mutwe, mugende mujye kogana muri dushe.
usirita umugabo wawe nawe gusiritse, hagati aho ngaho ubwo murabyumva nyine, muzajya mwuzanya hose nta na hamwe mutangiriwe gukora, n'icyo gitsina wagikoraho ntacyo bitwaye, hagati aho ngaho muri kugira gute, muri gutegurana. Nababwiye ngo muri groupe mbivuga byose, aha ngaha kuri televiziyo ndagira mvuga biri ngombwa, mvuga bikeye, ariko muri groupe ndabivuga byose. So rero mugabo we, mugore we, mutegura imibonano mpuzabitsina yanyu. Imibonano mpuzabitsina yanyu izagenda neza, nta n'umwe uzifuza guca inyuma y'undi. Niba ari niyo mibonano mpuzabitsina mushaka ya buri munsi, imibonano mpuzabitsina ya buri munsi muzajya muyikora mu gihe mwese mwamaze kumenya inshingano zanyu, uko mugomba gutegurana. Imibonano mpuzabitsina yanyu muzayikora kandi izabiryoshye, sibyo? Ubwo rero Imana ikomeze kuba mpera umugisha, ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza nkuko bisanzwe. Niba ufite ikibazo nyandikire ne box kuri Facebook, kuri Instagram yanjye, kuri TikTok, ani Chantal Hakiza hose. Nzagusubiza nubwo bitinda, ariko nzagusubiza, ndagerageza kugira ngo nshobore kuba nabasubiza, ariko murabizi ko ndi umuntu umwe kugira ngo nite ku bantu bose, ntago binyoroheye abe na gatoya, ariko hagati aho ngaho n'imbaraga Imana yampaye tuzaye tugenda gahoro gahoro. Ubwo rero Imana ikomeze kuba mpera umugisha, ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza, bye bye. Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza murisanga.